Panya Indirimbo nk'imbeba ngaho ni zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane za Papa Cyangwe. Byaba bisa nko kubeshya ndetse no kwirengagiza uvuze zino ndirimbo ariko nurenze ijambo rock entertainment. Mu gihe cya COVID-19 ari meze nabi cyane, gahunda ari guma mu rugo kuri bose. Mvuze ko hari n'indi gahunda ya Papa Cyangwe na Rock bari barishyiriyeho yaguma mu rugo ariko nabyina indirimbo nk'imbeba ndetse na ngaho ntabwo naba mbeshye. Nshobora kuba numye ucanganyikirwa ariko mu gihe Papa Cyangwe yari muri Rock Entertainment wavuga ko aribwo yamamaye maze indirimbo ze zigakundwa n'abatari bake, kandi ibyo byose byabaye muri COVID-19. Gukorana umurava ndetse no gukorana neza wavuga ko ari byo bintu byabaranze mu gihe gito bamaranye. Gusa nanone ikintu kibabaje nuko Rocky ndetse na Papa Cyangwe ikibavugwaho uyu munsi ari intonganya, gusererezanya, gusuzugurana n'ibindi nk'ibyo, ku buryo byageze naho umwe muri bo yivugiye imbere ya kamera yuko icyo yafasha mugenzi we bahoze bakorana ari ukumushyingura gusa. N'abagira usoro turabafasha tukabashyingura babura kugufasha gute gusa mani ikintu uzamuka turamufasha tugakora upfa tukamufasha kumushyingura. Aha wakwibaza ngo ubundi ibi byose byatangiye bite? Ibi byatangiye ryari? Nagiye Papa Cyangwe yigeze agaragara afite agahinda cyangwa umubabaro nko mu bihe bishize igihe indirimbo ze zose yakoze agikorana na Rocky zasibwe ku YouTube channel ya Rock Entertainment. Nyamara Papa Cyangwe we akavuga ko ni YouTube channel bazisibyeho ariwe wayubatse ikagera aho igeze uyu munsi, kandi koko ni ibintu bigaragarira buri wese. Ni gute bakoranaga neza baje kuvamo abanzi woshya abaturanyi bapfa ubutaka? Ninde nyirabayazanya w'ibi byose? Abenshi muri twe tujya twibaza hagati ya Rocky ndetse na Papa Cyangwe muri bo ninde munyamafuti. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro gicukumbuye. Murakaza neza kuri YouTube channel ya Bubex aho ukurikirana ibyegeranyo byiza biteguranye ubuhanga byibanda ku myidagaduro. Niyo mpamvu ukwiye gukora subscribe aka kanya ugakanda kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa na rimwe ibyo tubategurira umunsi ku munsi. Ndi Christian ikaze. Yes we ubundi ibi nibyo mba nshaka, nta mahoro nshaka muri no mihanda. I do not want peace. Muri fe donani ntugira aho ujya. Ubundi ibi byose byatangiye muri 2020 ubwo Papa Cyangwe wari umucuruzi w'imyenda n'inkweto yaje guhura na Rock wari usanzwe ari umusobanuzi wa filime mu buryo bwo kuzajya mugurisha imyenda ndetse akamwambika nk'uko yari asanzwe abikorera abandi. Rocky yakomeje kuba umuguzi mwiza kuri Papa Cyangwe akajya amuteza imbere ndetse akamurangira n'abandi bakiriya benshi cyane. Mu gihe Rocky yazanaga abantu baje kugura imyenda baramubazaga bati ese wa mwana ucuruza imyenda yitwa gute? Rocky nawe akabasubiza ati uriya ntago ari umwana ahubwo ni papa w'Abanyacyangwe. Bakomeje kumwita papa w'Abanyacyangwe nuko izina Papa Cyangwe riza gutyo. Rocky uko yakomeje kwambikwa na Papa Cyangwe byageze aho baba inshuti cyane bigera naho batangiye kugirana imikoranire. Mu gihe Papa Cyangwe yinjiraga muri Rock Entertainment ntago ari ubwa mbere yari atangiye gukora indirimbo, ahubwo hari n'izo yari yarakoze mbere ariko ntizabasha kwamamara kubera kubura promotion n'ubundi bushobozi busabwa kugira ngo indirimbo ibashe kuba yakwamamara. Papa Cyangwe yinjira muri Rock Entertainment niyumvisha gukunda izina Papa Cyangwe ryari gutuma yamamara, ahubwo mu muziki we yashakaga gukoresha izina rya King Lewis. Icyo gihe Rocky yamugiriye inama yo kureka izina rya King Lewis ahubwo agakoresha izina rya Papa Cyangwe kubera ko King Lewis nta mwihariko rifite mu muziki nyarwanda. Yamubwiye ko hari n'undi mustar ukunzwe cyane witwa King James, bityo ko King Lewis byaba bimeze nko kwigana kandi bo barashakaga gukora umwihariko wabo. Ibyo Papa Cyangwe arabyumvise maze arabyemera, yemera kureka izina rya King Lewis maze akitwa Papa Cyangwe nk'izina ryari rigiye kumuhindurira ubuzima, rikamukura mu gucuruza imyenda rikamushyira mu byamamare byo mu Rwanda kandi bikunzwe cyane. Tukiri aho wakwibaza utese Papa Cyangwe ni muntu ki? Yavutse ryari cyangwa se mbere yo guhura na Rocky yari afite izihe nzozi? Papa Cyangwe wahoze yitwa King Lewis yavutse tariki 23 Mata mu 1999. Byumvikane neza yuko uyu munsi afite imyaka 25. Yavukiye mu Gatsata ndetse naho yize amashuri ye. Iyo uganiriye nawe akubwira ko mu Gatsata ku rwunge rw'amashuri rwa Gihorwe ariho yize amashuri y'abanza ndetse n'ayisumbuye secondary school. Yemeza yuko yari azi gukina umupira w'amaguru football ndetse yuko ngo ku kigo yabarizwaga muri 11 ba mbere babanzaga mu kibuga, rw'inzozi ze zari kuzaba umukinnyi w'igihangange.
uko papa Cyangwe yagendaga akura yagendaga atakaza icyizere cyo kuzaba umukinnyi kuko yabonaga abo bangana babarizwa mu makipe akomeye cyane mu Rwanda nka APR cyangwa Rayon Sport. Yaje kugeraho iby'umupira arabireka ndetse atangira kuwukina nk'uwishimisha bitandukanye na mbere ubwo yumvaga ari gukora ibiri mu nzozi ze. Mu gihe yarangizaga amashuri ye nibwo yaje kujya mu bucuruzi bw'imyenda akajya yambika abastari bakomeye hano mu Rwanda barimo Ukurikirananye. Niwe nkubita imikufi n'ibintu byose. Ariko wigeze ureba ikiganiro cya papa Cyangwe? Yego siwe nakubwiraga se? Narakirebye. Narasetse. Ujize ngo twamusanze Dubai. Naje kuvumbura ko Rocky biza kurangira yinjiye muri Rock Entertainment yari igiye kumuhindurira ubuzima. Niba wakunze iyi video wayiha like kandi ukibuka gukora subscribe kuri channel ya Bobex Pro kugira ngo ntuzajye ucikwa na rimwe ibyo tubategurira umunsi ku munsi. Muri 2021 ubwisi yose ari mu bihe bidasanzwe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije ikiremwa muntu. Nibwo hasohotse indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwa Ngaho ya papa Cyangwe abifashijwemo na Rock Entertainment. Iyo ndirimbo yahise indura ubuzima bwa papa Cyangwe kuko yahise imenyekana cyane kandi nawe ituma amenyekana. Gusa ibyo babifata nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibyari bigiye gukurikiraho nyuma. Kuko nyuma y'iyo ndirimbo hakurikiye izindi ndirimbo nyinshi zamufungura amarembo yo kwinjira mu byamamare by'umuziki nyarwanda. Kanyuma na nyuma umwana ukunzwe arafashwe shasa amacici umwana uhigwa rakabe inzozi ze zitakwe. Mu by'ukuri icyo gihe byari byiza haba kuri papa Cyangwe, Rocky ndetse n'abakunzi babo. Gusa ibyo byishimo n'uwo munezero byari bimeze nka bya bindi umunyarwanda yavuze nanjye ngiye gusubiramo uyu munsi, ni akaryoshye nigahura mwitamo. Hashize igihe bakorana indirimbo za papa Cyangwe zishyirwa kuri YouTube channel ya Rock Entertainment nk'ibisanzwe. Uyihagarariye ariwe Ukurikirananye yabwiye papa Cyangwe yuko naramuka akoze indirimbo ikarebwa n'abantu miliyoni imwe ku rubuga rwa YouTube ngo Rock Entertainment izahita igurira papa Cyangwe imodoka nziza yo kugendamo nk'ibindi byamamare byose, cyane ko amafaranga yose yinjizwaga na zino ndirimbo papa Cyangwe nta n'ijana yafataga. Nibwo papa Cyangwe yaje kuba akorana indirimbo na MULA bakayita BAMBE. Nyamara ikintu gitangaje cyabaye icyo gihe nuko papa Cyangwe yasabye Rocky ko yagaragara mu mashusho y'indirimbo, maze Rocky akamwaka amafaranga kandi yari asanzwe ari manager we. Ibyo tubisimbuke, ahubwo indirimbo BAMBE yaje kujya hanze maze abanyarwanda barayishimira birangira irebwe n'abantu barenga miliyoni imwe ku rubuga rwa YouTube. Papa Cyangwe yarabyishimiye cyane, ariko icyo atarazi nuko umuryango umusohora muri Rock Entertainment wari ufungutse. Yatangiye kujya ahamagara Rocky akanga kwitaba phone, yajya no kumureba akamwirengagiza, birangira imodoka bayimwimye kandi nta afite ho kujya kurega kuko nta nyandiko zihamye bari baragiranye. Ubwo Rocky yamenyaga ko papa Cyangwe mu ibanga rikomeye ari gutegura EP yise Staki igizwe n'indirimbo 6, yagize ubwoba atinya yuko ashobora gushyira ukuri kose hanze, maze mu buryo bwihuse cyane bahise basohora itangazo rivuga ko papa Cyangwe yasezeye muri Rock Entertainment. Hari hashize igihe gito witwa Babu nawe yirukanwe muri iyi management mu buryo butunguranye butumvikana ndetse butaranasobanuka kugeza n'uyu munsi. Ibyo ni ibyagaragajwe na papa Cyangwe mu kiganiro aherutse kugirana na Yago cyahawe umutwe ugira uti papa Cyangwe Gasopo Part 1. Cyari kimeze nk'ikiri gusubiza ibyo Rocky yakoze byose aserereza ndetse anasesereza papa Cyangwe. Papa Cyangwe agitangira kwikorana byari ibihe bitoroshye kuri we kubera ko urukundo abanyarwanda bari bamufitiye rwatangiye kuzamo agatotsi. Ni mu gihe ku ruhande rwa Rock Entertainment bakoraga ibishoboka byose ngo papa Cyangwe agume hasi ndetse inshuro nyinshi bakamukiniraho ndetse bakanamwangisha abanyarwanda. Gusa papa Cyangwe nawe yagiraga gutya akabasubiriza mu ndirimbo nk'iyitwa Mu Bigori, ubwo yavugaga ko Rocky wamuzanye ngo ari mu bigori. Rocky mu kiganiro yagiranye na Empire yavuze ko ngo kuba papa Cyangwe yishyura amafaranga akajya muri studio ngo agasebya izina azamukiyeho ngo ari ukwishuka gukomeye cyane. Bityo rero ngo ikintu kimwe asigaje kuba yafasha papa Cyangwe ngo ni ukumushyingura. Ngiye uri kuma hiti Cyangwe wansanganye binagoye ko yapfa gushira. Urabura kugufasha gute? Gusa mani ikintu uzamuka turamufasha tugakora upfata ukamufasha kumushyingura. Gusa ikindi nabwira ashatse yakora kandi kagoma mani arakuntu abantu bagakumbuye kamvuga. Ibi byose papa Cyangwe yarabyirengagije maze akora indirimbo yise Siba yaje kubikundwa n'abatari bake.
utunze namba ya X utunga nimero itaguhamagara. Gusa mu buryo bwatunguranye iyi ndirimbo imaze iminsi 7 gusa YouTube channel ya Papa Cyangwe yari asanzwe anyuzaho indirimbo ze yasibwe ku rubuga rwa YouTube. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe babishinje Rock Entertainment cyane yuko bahise bafatirana Papa Cyangwe ari mu gahinda ko kubura ino channel maze bagahita basiba n'izindi ndirimbo zari zisigaye kuri YouTube channel ya Rock Entertainment zirimo ngaho Imbeba, Kunsutsu, Bambe n'izindi nyinshi. Papa Cyangwe mu gahinda kenshi yahise anyarukira kuri Instagram ye agira ati muramara gusinda ibyuma mukajya mu interview bw'amafuti kumvuga nabi ngo harya mwarankinguye nako ngo mwaneye umwakuda niko njya numva mwigamba. Bro twe turasenga nago Yehova yatuma turaburiza ati baze ko mbahangayikisha ndumwe na label na manager na sponsor na sugar mami na diaspora ndabwira ngo imeneremo umufungo ahubwo mujye munashima Imana ko nasize mbubakiye YouTube channel ikaba ari isigaye ibatunze. Papa Cyangwe yakomeje agira ati abantu babagabo koko mwirirwa mukoresha imbaraga zanyu mu gusenya ibyo muvuga ko mwubatse. Ati baze gutinyuka ukansibira indirimbo uzi neza ko zantwaye imbaraga n'amafaranga kuri YouTube channel nayo nasize mwubakiye. Yasoje agira ati wazisiba kuri YouTube channel yawe ariko ni wazisiba mu mitwe y'abanyarwanda. Sana Chuma Rocky yaje kubabazwa impamvu nyakuri yatumye asibiza indirimbo avuga ko adashaka kugira icyo avuga kuri Papa Cyangwe. Ese wowe ku ruhande rwawe ubona ibi bizarangira bite? Mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment. Niba kandi ubona hari ikiganiro twabagezaho ubutaha mwaduha ibitekerezo byanyu munyuze muri comment. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Bubex Pro kugira ngo ntuzajye ucikwa na rimwe ibiganiro nk'ibi byiza tubategurira byibanda ku myidagaduro. Ushobora kureba izindi video zose twakoze uhereye kuziri imbere muri screen yawe. Naho ubutaha.